Nshuti bakunzi ba UTC TV, twishimiye kuba turi kumwe namwe uyu munsi, by'umwihariko turi kumwe n'umutumirwa wacu, umuyobozi wa Duhumurizanye Iwacu Rwanda. Ariko by'umwihariko UTC TV ituruka ni kimwe mu bikorwa umuryango w'urubyiruko uharanira agamije iterambere binyuze mu mpano zitandukanye dusanzwe dukora mu muryango nyarwanda. Bimwe muri ibyo ngibyo byo kubaka amahoro, duharanira kuba twafasha kugira umunyarwanda cyangwa se umuntu wese kubaho yishimye. Muri urwo rwego rero tugomba kwegera abakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nk'abafatanyabikorwa bacu nka Duhumurizanye basanzwe gukora ibikorwa bitandukanye byafasha umuntu kugira ngo abeho yishimye, atekanye ndetse no gukira ibikomere. Kugira ngo ubeho wishimye ugomba kubakiza ibikomere. Niyo mpamvu rero uyu munsi twifuje kugira ngo tuze tugirane ikiganiro na Duhumurizanye, batubwire ibyo bakora, ariko kandi tuze no kugaruka ku mpamvu y'izina. Izina ni iki? Murakoze, nitwa Kagame Kabirukane, ndi umuhuzabikorwa wa Duhumurizanye Iwacu Rwanda. Duhumurizanye Iwacu Rwanda ni umuryango utegamiye kuri leta umaze iminsi igihe kitari gito ukorera mu Rwanda. Turabafatanyabikorwa ba leta y'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko ibijyanye n'isanamitima. Iyo tuvuze isanamitima rero bizamo ibintu byinshi cyane, by'umwihariko mu karere ka Rubavu. Uyu munsi mwadusanze ku biro by'akarere ka Rubavu, tuhakorera serivisi zitandukanye binyuze mu kigo cyitwa 4H ni H-enye, igizwe na Humura Home of Hope and Healing, ni urugo rw'ihumure n'icyizere. Niho aha mwadusanze kuri biro byacu bya Rubavu. Ni ikigo gitanga serivisi zirimo ubujyanama ku bafite ihungabana bizwi ku izina rya counseling. Dufasha ingo nazo ni counseling familiar, twita family therapy. Dutanga serivisi ku bantu babaswe n'ibiyobyabwenge. Dutanga na serivisi nshya itamenyerewe ahantu henshi. Abantu bazi yuko abagabo bahurira ku icupa, twe rero siko bimeze. Hano birashoboka ko mwahura mukina imisoro, birashoboka ko mwahura mukina damu, kandi mukaba musangira amazi, musangira agacyayi n'ikindi. Ni ahantu rero heza hahari kugira ngo dufashe abantu kongera gusubiza ubwonko ku gihe, mbese no kuri setinga mind. Yego, tuve mwa bya bindi byinshi, dusubize ubwonko ku gihe, twubake ubuzima bwacu. Ni nayo mpamvu nkeka mwahise mubwira ngo tuze tuganire ku mpamvu yo kwita umuntu izina n'ingaruka bigira ku buzima bwe bw'ahazaza. Izina rero ni igikoresho mu bindi bigize umuntu nk'uko dukoresha n'ibindi byose. Kandi izina ni kimwe mu bituma umuntu ashobora gukomereka cyangwa se ashobora gutuma agira ingamba nziza zo kumugabo. Yego, ni kimwe mu bintu bituma ugera ejo heza hazima cyangwa hapfuye. Buriya izina ntawe bitamiye n'imitongero mu Kinyarwanda cyangwa kuvura. Ubusanzwe abagenda muri iki kigo turakora kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha agenwe y'akazi agengwa n'umurimo mu Rwanda. Dufite rero abakorerabushake babihuguriwe ku bufatanye na kaminuza zitandukanye, by'umwihariko zigisha ibintu bijyanye n'iby'imitekerereze. Umuntu wese uje hano kumwakira ni ubuntu, tukamufasha bitewe n'urwego rw'ikibazo afite. Uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku izina. Turatinda ku izina, impamvu y'izina, kubera iki umuntu yita umwana izina, abashingiye kuki, ibyo byose turaza kubigarukaho. Njye rero tugiye gukorana iki kiganiro, mfite ukuntu naganiriye n'abakuru. Amazina rwose bitagarukira hafi aho. Reka ntangire mbibwira kugira ngo tuze gukomeza dutinde ku izina. Njye nitwa Ruzindana Jacques, mwene Ruzindana Pascal, wa Ruzindana Antel, wa Birangamoya, Birangamoya Ruhanga, Ruhanga wa Simpenzwe wa Butamire, Mutamire wa Mugamba, Mugamba wa Sabira, Sabira wa Nyakambari, Nyakambari ka Mucocori, Mucocori wa Ndahiro, Yuhi wa kabiri Gahima, Mibambwe wa mbere Mutabazi, Kigeli wa mbere Mukobanya, Kirima wa mbere Rugwe, Ruganza wa mbere Bwimba, Nsoro wa mbere Sabukondo, Ndoba, Samembe, Ndahiro wa mbere Biyange, Yuhi wa mbere Musimbi, Kanyarwanda Gahima, Gihanga Ngoma Ijana, Sabizeze wa Sherezo,
aho niho bakora n'abayiriya duhurira abamwishyura abaganga wagera aho uhita uba mwene wacu buriya nanjye ndi mukuru ubwo ntaho duhurira. Rero impamvu nifuje ko tugaruka ku izina, izina umunyarwanda aravuga ngo izina ni ryo muntu, kandi bitari amagambo gusa, bitagarukira ku migani. Mu by'ukuri mu buzima bwa buri munsi ureba umuntu ukareba ibikorwa bye ukabona mu by'ukuri rya zina afite ukuntu asa nacyo, uraza kubireba cyangwa se naho twaca ubuzima bwa buri munsi usanga koko bihura. Ndagira ngo rero twanze ikiganiro cyacu kubera iki izina ni iki. wenda ntangiye nka definisiyo cyangwa igisobanuro cy'izina. Izina ni ikirango cy'umuntu cyangwa cy'ikintu, igituma tuvuga ngo iyi ni telefone, iyi twavuga ni agenda, ni ikayi, umuntu, ihene. Haba rero izina bwite, izina rusange ni izina bwite n'izina rusange. Mu mazina rusange rero harimo abantu mu byiciro byinshi bitandukanye by'abantu, ariko mu mazina bwite niho rero dusanga ba basogokuru bawe, niho dusanga yacu. N'inka igira izina bwite. Hari ibintu byinshi, n'imbwa ye ni ibintu byinshi bigira izina bwite. Kandi iyo umuntu ajya gutanga izina, nge mbona bijyana n'ibyiyumviro cyangwa umwanya arimo ajya gutanga rya zina. Kuri nge niko mbibona. Umwanya umuntu arimo, ese uriya mwanya turimo hari ingaruka bigira ku bo twise iryo zina, ndavuga abana bacu. Abana bibagiraho ingaruka kandi nta ruhare bagize mu kwitwa izina. Niho bigoranira. Utanga izina ritanga bitewe na situwasiyo arimo cyangwa umwanya arimo, ni umwanya navuze. Ariko uhabwa izina ahabwa izina bitewe n'abamuha izina umwanya barimo. Yego, nuvuga utanga izina niwe ugena amarangamutima afite, niyo agena izina h'umwana, cyangwa niyo agenga izina h'inkayi, niyo agenga izina imbwa ye cyangwa ikindi kintu cye. Ariko iyo ajya gutanga izina rishingira kwa ya marangamutima umuntu ari muri uwo mwanya. Mu buzima busanzwe, uretse no kuvuga ngo izina jyewe ubwanjye kuri wowe cyonyine n'icyatumye nifuza ko tuganira cyane, uri umuntu uterwa ishema n'amazina yawe cyane. kubera iki ayo mazina yawe uko ari atatu? Utubwire buri zina, impamvu rikunda n'igituma urigenderaho kugeza uyu munsi. Icya mbere cy'igihombo mfite ubundi, papa wanjye yanyise Kagame. Izina rya papa ni njye wamusabye kugira ngo ryitwe. Papa yanyise Kagame Alain. Noneho igihe twajya gufatira muntu ngira papa ati ngiye ndumva nshaka kwitwa izina ryawe, turarishaka yego ryitwa. Ndumva rero ibyo navugaho cyane ari iryo navuze nshaka kwitwa. Aho papa na mama banyise ndayishimira, hari n'icyo mfasha. Ariko iryo navuga mu mwanya nari ndimo n'ibyumviro nari ndimo, numvaga kwitwa izina rya papa rwose ntaryiswe ari igihombo kubera impamvu ebyiri. Papa yari afite amazina atatu. Papa yitwa Kaberuka Busogi Alphonse. Ubundi turi Abasogi, ubwo tukaba Baseyi, tukazaba Bakono. Iryo zina Busogi rero ni iry'igisekuru. Papa ntiswe izina rya se. Ngewe rero guhitamo izina rya papa ubundi mu bintu byanshimishaga mu buzima papa wanjye agihari n'uyu munsi adahari, no kuba nitwa umwana we. Uterwa ishema no kuba ndi umwana we. Muri duhumurizanye mu bintu twigisha ku bw'ibyago, ibyo nabikoze mbere y'uko menya ibyo duhumurizanye iwacu Rwanda yigisha. Twigisha umuntu gukira ibikomere byo mu mutima. Gukira ibikomere byo mu mutima rero umusaruro wabyo wa mbere ni ukunezezwa no kwakira ahahise haba. Nge rero nshimishwa no kuba nyine umuryango navutsemo ntewe ishema no kuba naravutsemo, bivuze ngo ntewe ishema no kuba ndi umwana wa Kaberuka. Niyo mpamvu nahisemo kwitwa izina rya papa. Nako niyise izina rya papa. Ufite amazina atatu. Utubwiye impamvu witwa Kaberuka, impamvu ryatumye witwa Kaberuka. Ale, ubundi Ale risobanura iki? Ubundi Ale
ari mu bagatolika duhimbaza abatagatifu. Alain mu gitabo cy'umutagatifu cyangwa cy'umukristo ni mutagatifu Alan. Mu Kinyarwanda niko rivugwa, himbazwa tariki 9, yego tariki 1 z'ukwezi kwa 9, niko ni hagati aho. Icyo nzi cyo ni tariki 9, yego ni tariki 9 z'ukwezi kwa 9 nibwo mutagatifu Alan ahimbazwa. Rero nta byinshi kuri Google ari mu batagatifu batazwi, batakoze ibintu bihambaye, ariko nagerageje kureba ngewe abantu bitwa bande ni bande, abantu bitwa bande baba abanyabigwi ni bande. Mu kinyejana cya hafi nagiye ndeba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa ahoze yitwa Alain Juppé, yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa. Narebye Alan Doss yabaye umuvugizi w'igihe kinini cya wa Monique, apana MONUSCO, yabaye umuvugizi w'igihe kinini cya Monique. Uyu Bintou Keita uvugira MONUSCO ubu yasimbuye Alan Doss. Bari mu bantu rero nagerageje kureba ndavuga ntabwo ari izina ririmo imbere, ntabwo ari izina riciriritse, yewe n'iryo rya Papa Niswe ntabwo ari izina riri hasi, ntabwo ari izina risanzwe. Mu Rwanda turabizi natwe tukaberuka n'umuntu w'umunyabigwi muri iki gihugu, bari mu bantu bubatse ubukungu bw'iki gihugu tugendera buri munsi. Yabaye umuyobozi wa banki itsura amajyambere Nyafurika BAD igihe kinini. Irya Kagame ryo rero ni ibindi bintu. Izina Kagame ku isi si ikintu, Kagame ni brand ku munyarwanda, ntabwo ari ku munyarwanda, ku munyafurika. Kagame ni brand. Noneho byabaye agahebuzo mu matora y'umwaka, brand Pike yabaye ikindi Pike Kagame. Hari abantu b'inshuti zanjye zakunda kunsereza ngo ni Kagame utari Paul. Nanjye mbabwira ko kuriya ni Kagame utari yawe. Icyo duhuriyeho twese turi ariko mu byo nagerageje gushaka rero, nagerageje gushaka Kagame ni iki, bisobanuye iki, narabibuze. Ahantu gato nabashije kubona, nabonye ahantu uvuga ko Kagame biva ku nshinga kugamika. Ni abantu batagambuzwa mfite, ntabwo ari abantu byoroshye kuvuga mu gitondo ngo urahindura icyerekezo, kandi ko kwizera ryo n'abavizioneri. Nge uko nabisomye nuko nabyumvise, nuko mbona Kagame perezida wa Repubulika nyine yubatse aguma ku jambo yavuze, yubatse guhindagurika, yubatse icyizere n'ahazaza h'u Rwanda. Nyine Kagame ni umuvizioneri. Hari umuntu nakabonye ahantu, kubera nyine ukuntu izina ryanjye ngenda ikunda, ahantu hose mbonye nshobora kuvana ikimbitse cyangwa kirenze kumenya ku izina ryanjye ndagikurikira. Hari umuntu wakoze akantu ndagasoma aha, Kagame yafashe inyuguti zigize Kagame Paul, agenda agabanya buri nyuguti ayishakira ubusobanuro bwihariye. Yavuze ko ari umuntu uri knowledgeable, umunyabwenge. Iba umuntu uri imego, umuntu w'umugwaneza. Iba umuntu uri geni, umuhanga. Iba ari umuntu w'umumenta, umujyanama. Iba umuntu uri excellent, w'indashyikirwa. Ibyo byonyine fatira kuri Kagame ni umunyabwenge, umugwaneza, w'umuhanga, w'umujyanama kandi w'indashyikirwa. Wakwifuriza uwawe, wakwifuriza umwana wawe. Ubundi kuba uri umuntu mukuru, bajya bavuga ngo umukambwe utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Ubundi kuba uri mukuru bivuze ko uri inararibonye. Kuba uri inararibonye bivuze ko uri umuntu w'umujyanama n'indashyikirwa ku bato. Rero niyo mpamvu biragaruka kwa ya mazina, hari abantu bahawe amazina, ibi birage mibi cyangwa umurage mubi utuma bataba indashyikirwa, cyangwa utuma bataba abantu batanga umusaruro n'icyo bafasha bari inyuma yabo. Ayo mazina yabo akabafasha gutuma badakora ibyo bagomba gukora, akababera imbogamizi. Avuga ati n'ubundi ko nitwa gutya na data niko yanyise. Ntushobora kwibaza umuntu yitwa Rubyogo, sibyo? Umuntu yitwa Rubyogo, buriya hari amazina kera, ubu bigenda bicika. Niyo mpamvu na leta y'u Rwanda ubu ngubu umuntu ufite izina rimuteye ipfunwe rirahinduka. Yashizemo inyorosho kugira ngo bafashe umuntu. Ngiye kuba naza kuvuga ngo banyise izina rinteye ipfunwe, iri zina rinteye ipfunwe, ndashaka kuriye impamvu niyi rinteye ipfunwe, birahagije kugira ngo iryo zina rikuveho, ufate ritaguteye ipfunwe. Ni ikimenyetso simusiga rero cy'uko bigira ingaruka. Twe rero mu by'imitekerereze dufasha abantu, tunakangurira ababyeyi iyo turi gufasha muri serivisi dutanga muri Duhumurizanye, iyo turi gufasha abantu bagiye kurushinga,
tubakangurira kuzita abana babo amazina meza afite ibisobanuro byiza nk'umurage mwiza bifuriza abana babo, kuko biri mu bintu bya mbere bibaha imbaraga zo gukora ibikomeye. ari tukiri aho ngaho nagira ngo tugaruke ku ijambo role model. Role model sinzi mu kinyarwanda umuntu ureberaho icyitegererezo. Role model birahurira he n'izina tuvuga uyu munsi? Ahubwo bitangira he n'izina? Ntaho byagombye kuba ni impanga kuko tuvuge niba hari ibintu biba mu miryango myinshi ya kinyafurika cyane wenda mu Rwanda, ugasanga papa nuzobwira ati kandi Jacques uzabimba birangira ubaye imbwa. Kubera iki? Bigera ku rwego wowe utagishobora kwitandukanya n'ibyo papa wahora akubwira yuko ibyo, kuko buri umuntu wa mbere ugukorera igenzura akavuga ati umuhungu wanjye umwana wanjye arakura neza aratera imbere ni papa wawe na mama wawe. None buri munsi iyo muvuganye ukoze ikintu ati umva yambuka. Rero birangira mu mitekerereze yawe, mu mibereho yawe, nta kintu na kimwe cyiza ushobora gukora. Uravuga uti n'ubundi ndibuka. Ibintu byiza byose bikozwe si ibyawe. Mu bakora ibyiza n'abashimwa nturiho. Niyo mpamvu twe buri gihe duhora tubwira ababyeyi ngo umwana nakora neza nakosa umucyaha, ariko umucyaha nyine ni uko umucyaha uri kumuhanira ikibi yakoze, reka icyiza yakoze ukishima. Bizatuma ubwonko bwe n'imitekerereze ye yumva nk'umunyembaraga. Rero niba umwana afite izina ryiza aba ari umunyembaraga, iyo izina rye ari ribi ntaba umunyembaraga. Nko mu gihe ufite umwana wanjye w'imfura yitwa Iganze Kagame Elion. Iganze ni Imana ni iganze muri twe no mu muryango wacu. Umwana w'imfura Kagame ntabivuze ni irya papa nyine, ubwo ndikunda umwana wanjye ntari benefisi. Noneho Elion rero bivuze Imana ni rwo rumuri rwanjye. Imana Iganze, Imana ni rwo rumuri rwanjye. Umwana wanjye umashije witwa nde? Arakubwira ngo nitwa Elion. Nyine arabivuga ukabona bimuryoheye kubabwira. Mwibaze nk'umwana wanjye nza kumwita nkandese. Ariko hari amazina mababaho. Nk'ubu ni urugero wenda iyo tuvuze ngo abuzukuru ba shitani, buriya byo ubwabyo iyo umwise umwuzukuru wa shitani nawe yumvamo imbaraga nk'iza shitani. Ibi agomba kubikora nyine n'uwa satani. Ntabwo ari umwana w'Imana, ntabwo ari umwuzukuru w'Imana. Bikomeza buri muntu imbaraga bishyigikira kumva yuko ashobora gukora ibyo abandi bantu batatinyuka. Satani akora ibintu abantu batatinyuka. None umwuzukuru wa shitani biramuzamuramo imbaraga zo gukora ibyo abantu batatinyuka. Ibi byose bishoboka ndabikora kuko isi n'abantu ntawe ncira akarute, ntawe mbonamo icyiza kiravahe. Ariko iyo umuntu afite izina ryiza akagira amahirwe yo kumenya icyiza cyabyo, ari niyo mpamvu ari nawe kubwira ngo usobanurire umwana wawe ujye umuhamagara mu izina rye buri gihe, arimenye arikunde, birafasha. Kuko uzarebe nk'akana gato kataramenya izina, umuntu wese uvuze karamureba. Ariko umwana amaze kumenya izina, niyo yaba atazi kuvuga izina umuhamagaye n'ibyo yitaba arakureba. Noneho rero ibintu by'amaserno, umuntu witwa Jacques kuko uri mugufi bakwita pigime cyangwa bakwita nyamushiriko akiriko, tubifate kuri kiri. Noneho ukuze ari byo uhamagarwa muri quartier urabimenyereye, bigera ku kabaryo. Niyo batari we bavuze ukiyumva ari wowe gusa. Noneho bikazageraho kuba uri mugufi bigahinduka umutwaro. Kubera iki? Bakwitirira ubugufi bwawe, aho kugira ngo bikubera impamvu yo kubaho ubyishimire nyine mu kwakira uko umeze n'uko wari ko nta kiri buhindure, ahubwo bigahinduka ikibazo. Baba bavuze ngo tuvuge nk'umunsi yawe turudirwa tujye kureba amagare, ugahita wibaza ati yese ureshya uko ndareba Zakayo y'ubwigi kugira rebe Yesu nuvuga yashatse ibisubizo, yari yarakira ubugufi bwe. Ariko undi muntu utarakira yuko nyine ari mugufi atotereza wanasiba ntunagiye ntabwo ujya ntajya barebare benshi sindi burebe reka nigomere. Hano twihuse rero twatangiye kare uvuga uti hari igihe umuntu yita izina bitewe n'ibiharimo n'amarangamutima. Ntabwo ari igihe niko bigira. Nagira ngo turebe ni iki umuntu agombye gushingiraho agira ngo yite umwana we izina ryiza. Reka mpere kuri icyo uvuze ngo hari igihe, ntabwo ari hari igihe. Aha mu mugi hari abantu tuzi no mu mujyi wa Gisenyi bafite amazina akomeye.
sinyavuga kugira ngo hatagira wenda uwo bamwibasiye, ariko nk'iyo bakwise ndi mubanzi sibyo harimo mbazi. Hari n'amazina buriya mu kinyarwanda avuga abana bakurikiye abagiye bapfa ari benshi mu kinyarwanda. Nk'ubu hari uwo nzi nabajije umukristo kuko umwana wamwise iri zina, aturumva imbere hapfuye abana 3, uyu rero avutse mwita izina urupfu ruzatinya. Urumva aho ruzazira ubwo aho ruzazira ruzegure, aho ruzazira agato karakura. Nuvuga agato karakura ushobora gusanga nk'umwana abantu bose barapfaga bagapfa uvuga atakabuye noneho mana agato karakura, aka gato kazakure kabura umuryango. Rero ibyo bintu inshuro nyinshi umuntu yita bitewe na situation arimo. Situation ivuze iki? Icyerekezo afite, aho uvuga aho uvuye niho hagaragaza aho uri. Dufashe iki rero umubyeyi umuntu wese ugiye kwita izina kugira ngo atandukane n'ayo marangamutima, ntatwarwe n'amarangamutima arimo bitume bigaruka ku mwana, ejo umwana azaterwe ipfunwe nuko yitwa ni Jacques. Ikibazo cya mbere impamvu bigoye ningivuga ngo bitanashoboka ariko birashoboka. Sosiyete yacu irakomeretse. Yego, sosiyete yacu irakomeretse mu buryo bubiri. Nuvuga turi mu isi cyangwa turi mu kinyejana abantu bose babaye abahanga, sibyo? Jacques ibi biragomba kugenda uko bikaba nabonye kwa Jacques numva izina ry'umwana wawe none ndarifashe copy paste ndizanye wanjye kuko ngukunda wenda ariko ntabwo nzi ujya kuri mwitoye n'umugore situation ari kurimo. Yego, none ngenda rifashe terura nuko ari sibyo. Icya kabiri, dufite societe ifite ahahise habi, yatakaje icyizere cy'ahazaza. Nuvuga iyo urebye ubukungu bwo mu Rwanda, umwana ariga agatsinda agakomeza, hari icyizere azakora ibizamini by'akazi, yabona akazi bikunde. Ariko ibibazo bya famiye avukamo ni umuzigo. Niyo mpamvu ushobora kubyara umwana wanjye nkamwita izina ndi gucyurira mukuru wanjye, ndi gucyurira mama wanjye, ndi gucyurira inde nandi, nkabikora nyuze mu mwana wanjye. Umwana wanjye nkamuraga guhangana akiri uruhinja. Ngenzi umusore ni inshuti yanjye mu muturanye, icyo nzi cyo niyumva ibibazo ahita yimenya, simuvuga ariko niyumva ibibazo yimenya. Umuntu baturanye bagiranye ibibazo by'imbibi, ubuyobozi bubikemura mu gihe n'icyo gihe. Uyu munsi abana bakuze ati nkati GPS yaraje, tuzane GPS, barapima basanga wari uratsinzwe kera ubu yatsinze bitewe GPS n'ibindi. Amakimbirane barakoresha. No, papa akagira ati nk'abana mwe mureke tubirangize, ni umuturanyi nta mpamvu. Umwana turaganira kubimbwira yaje hano ati ale mufasha mu buryo bitekerereze mfasha, njye ntabwo nshaka kubyumva. Nagira se ubundi akantu umugore anakora katageze no kuri metero mwaretse umuturanyi akajyana ntumusenyesha, aturiya muntu yasuzuguje papa avuga ko yamutsinze ahahise, agombe yemere yuko yatsinzwe, azasabe papa imbabazi ati yatsinzwe bigenda. Urumva iyo nzi ikigihe yari imaze. Nagira se nk'ubugize ibyo papa wagapfa ati nazaburana paka ngahesha papa ishema ry'igiriye. Ni ukurwana n'ahahise. Icyo nicyo kibazo gikomeye gituma ababyeyi baha abana amazina mabi abazirika ku bahise habo. Kuko ubu dufite abantu benshi twitwa abakirisitu b'abapagani, abakirisitu bajya kuraguza, abakirisitu bajya n'ahandi, noneho bya bindi byabo bafite ahandi nibyo bashaka yuko biba. Jacques yabangamiye kandi abapfumu bamubwira ko ari Jacques ikibazo barimo ntaho byagiye. Yagiye kwita umwana izina rero ahita agacangamo akabwiza Jacques. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, izina ni ry'umuntu, hakorwa iki? Kuko twaje urabona ko na leta niba yarashyizeho inyoroshyo yo kuvuga ngo ugize ipfunwe ku izina atishimiye kuba yajya kurihinduza, nuko yaje kubona ko ibyo bibazo bihari. Hari abantu benshi rwose
batishimiye kwitwa abo bari bo hakorwa iki? ikintu cya mbere gikwiye gukorwa ni uko hakwiye kubaho ibiganiro byinshi nk'ibi, iki abantu bakabimenya bakabisobanukirwa. Ikindi cya kabiri ni abararika hano kuri Duhumurizane turahari, ni serivisi itishyura, dufasha abantu gukira ibikomere, niyo ntambwe ya mbere. Numara gukira ibikomere ukagera hahise hawe, ntabwo uzaharaga abana bawe ibyo bibi byakuvunnye n'ibyago wagize byo guhura n'ibyo, ntabwo hari umwana wawe wabigizemo. Dufatanye twubakire umwana ahazaza heza. Ikindi cya gatatu ni uko abanyamadini ariko uraza kubijyanira rimwe n'icyo ngicyo ntekereje, unatwibutse yenda hano muri Duhumurizanye mukora ibintu bijyanye na counseling, gufasha abantu bafite ibikomere bitandukanye, abahungabanye, yenda mushobora kuba mufite kese nk'izo cyangwa n'abakora nk'ibyo mukora, mushobora kuba mugenda muganira nk'abana bashobora kuba bafite ibibazo by'ayo mazina. Hari igihe mufite, ntabwo tubwire ngo bitwa abandi, ahubwo step bagira z'ibikomere nk'izihe uze kudusangiza. Ubundi iyo tugiye gufata tubwire umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana ry'izina, amameza atya, agira ikibazo kimeze gutya muri community, bigenda gutya. Reka mfate urugero, aba basinga Bihangane n'abandi, kuko umuntu araje ati umukobwa w'abasinga simvugirwa, ujya ubibona, ati umukobwa w'abaki, muki w'abaki, nuko mwene runaka nakwambara, ati iwacu twe ntitusuzugurwa, iwacu ntibigenda n'ibyo. Ni urwo rwego niho bikomereye. Kandi ubu buri muntu uri burebe iki kiganiro arebe mu bamukikije, azasanga afite mwene wabo wavuze ati twebwe abana ntibishoboka, twe ntawe iwacu wapfuye utyo. Bikaba byatuma uhangana ku bidafite impamvu, kubera ngo ndimwere gutya, twebwe ntidutsindwa. Ibyo biragaruka n'ubundi bibe n'ikibazo nuko y'amazina bivuga ngo izina ryanjye ndarikunda, ni byiza, bivuze ibi, ntitugira utya. Dukwiye kuba dufite imitekerereze iteye imbere. Hari igihe biba ngombwa yuko uheba icyo uri kurwanira kubera ayo mahame agenga izina ryawe n'ibindi, ugafata ikindi kugira ngo sosiyete ibeho neza. Kuko buriya ubuzima bwacu, Jacques azamutse nanjye nkazamukana umuriro, ariko iyo umenye gusoma Jacques nkamureba mu maso nkavuga ngo Jacques yarakaye, njye ngaca bugufi, Jacques aracururuka. Ubwo bwenge dukwiye kuba tubwiga. Hari umuntu umwe nese muvuga izina, ariko ikiganiro nakireba azakimenya, muhahise nanjye mu kazi nagize, nigeze ngirana n'umuntu ikibazo, arangije arambwira nyuma tumaze kwiyunga twanasaba imbabazi, arambwira ati ale, iyo uzi ko umuntu ari ikigoryi ukananirwa kubana nawe, uri ikigoryi kumuruta. Iryo jambo ryananyubatse. Bivuze iki? Mfite inshingano yo guhora niga umuntu turebana, umuntu dukorana n'umuntu duhura, kugira nshobore kubana nawe neza. Icyo rero kiduha umwitozo ukomeye wo kuvuga make, tugakora byinshi by'ingenzi, kuko buriya amagambo n'ururimi n'ibindi bindi. Untutse nkagusubiza birangira turwana, untutse ngaceceka birangira umwana. Ururimi rwishwa n'urundi, kandi akarenza umuntu karushyiraho amagambo. Niyo mpamvu Musenyeri Edouard Sinayobye, umushumba wa diyoseze ya Cyangugu, afite igitabo yise ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ikirimi iki kiradutoza buri gihe guhora utekereza, ngiye kuvuga iki kirasiga iki, ngiye kuvuga iki kirasiga iki. Ibyo rero biguha umukoro, ngiye kwita umwana wanjye izina rizamumarira iki, ngiye kuvuga iki kirasiga iki, ngiye kwita umwana wanjye izina rizamugeza kuri. Ese si ukumuraga amakimbirane barimo mbazi, uribaza nk'agahinja utangira kwita Rukara, ko aba bana bose bavuga utangiye kwita Rukara ari agahinja, utangiye kwita Gafupa ari agahinja, nyine umuntu ntaratangira kugaragaza karagiteri utangiye kumuvuma. Buriya izina ni nk'umuvumo, izina ni nk'umuvumo, kubera ko utangiye kungenera ibibi no kunyifuriza ibibi, ibyiza bihari, wampa amahirwe yo gufata kuri ibyo byiza. Nibura
umwana wawe umwite byiza azinanirwe, ariko wowe umusanzu wawe utanze. Nk'uko ubu ngubu baravuga ngo ubu umurage si itegeko, ariko umurage wa mbere muri iki gihugu hari ni ishuri. Uvuga ati umwana wanjye nzamwigishe, narangiza kwiga arabonye diplome zose z'ingenzi, naramuhaye ibyo namugombaga mu gihe namugombaga, ibindi azirwane, muhe baze azirwane, wamuha izina ryiza akazipfira nabi. Ntabwo nta nubwo yanakwipfira nabi, kuko afite umwana byiza wamuteguye neza rikakumuraga nabi. Rero ko hari igihe bavuze ngo ku bikomere, hari igikomere uzareba mu bana benshi. Nk'iyo abana bagiye kurya muri rusange, ni ibintu abantu bakwiye kuba batoza abana. Umwana arishije amaboko abiri uramuretse. Umwana wese muto akantu kose keza kaba kagomba kuba ke, ariko iyo umuretse agakura azi ko akantu kose keza kazaba ke, n'abavukana nawe anatavuka wenyine. yewe niyo abavuka wenyine azaba muri sosiyete irimo abandi, ndetse aziga wenyine, azaba wenyine se azashaka umugore, bagomba gusharinga bya bintu. Niba rero umwana umubwiye ngo avuze iyi ndayifata niyi ati Jacques we fataka, ubireba ukamureka, ugiye gutangira kumwubakiramo ikintu cy'ubusambo cy'ahazaza no kwikubira. Yego. Ubwo umwana wese arabigira, umwana uramugurira wamusaba akakwima, sibyo? Iyo utamutoje ko rero agomba guha no ku bandi ku byo afite, akura azi ko niko bikwiye kugenda, ni uburenganzira bwe. uzarebe mu bukwe uzabona umuntu w'umugabo wiyubashye, utabuze ibiryo, utabuze n'icyo arya pe, ari gukandagirana ku murongo wa bife, kandi twese turagerwaho ku murongo. Ariko umuntu w'umugabo rwose wambaye usanzwe ahaye urugo rwe, utabuze ibiryo, avuye inyuma heririri agiye imbere, arenze abandi. Umuntu nyine afite hajemo n'indangagaciro aho ngaho, afite ubundi ibikomere byagize indangagaciro, afite igikomere buri gihe cyo kumva ntabwo ari bugerweho. Birajyana nuko ushobora gusanga abo baravutse ari benshi, iwabo bavutse ari benshi, abakuru wenda ntibaryaga cyangwa abato ntibaryaga, hari ukuntu nyine bimeze mu hahise. Ariko umuntu udafite ahahise nkawe aricara ategereze igihe nikigera bamugezeho, yasanga ibirayi, yasanga ibishyimbo, ararya ibiryo, natanabihasanga, natanagerwaho ararya atashye. Ariko hari umuntu mu bukwe uko byaba kose, harya batatu arimo, harya umwe niwe. Yego. Reka dusorezaga ikiganiro cyacu, tugushimiye nka Duhumurizanye, by'umwihariko ku giti cyabaye nka UTC, kugira ngo tuze tuganire, dufashe kominote, sosiyete, surtout ababyeyi, abajene b'iki gihe bari kubaka ingo, bari kugira umugisha bakabyara, yajya kwita umwana akamwita izina kubera ko nyine bigezweho. Ubwo twiganye witwaga Nyirabyatsi. Rero babeneje sinzi ukuntu rije ababyaye amwize rise riza uburyo maîtresse yavugaga ati izina ni bazarihinde, kandi Nyirabyatsi yahuraga n'ibyago bitagira abandi bantu mu ishuri pe. Abana bacu tubarage umurage mwiza, tubarage amazina meza. Twatangiye kare twivuga, tukivuga ibisekuru n'ibindi. Ni byiza ko umwana amenya mvuka he, abasogokuru banjye bafite ibigwi bimeze gutya gutya na gutya, nkwiye kwitwara nk'uko data yabayeho, uko sogokuru yabayeho, bitewe n'ibikorwa byiza. Kandi niyo bitaba gutya tujya ku babyeyi bacu direct, dufite n'abadukikije bafite ibikorwa byiza bagize. Turagushimira ku mwanya waduhaye, wakoze. Jacques mwakoze, kandi namwe mwakoze guhitamo Duhumurizanye ngo tuganire kuri iki kintu. Aba ari umwanya mwiza kugira ngo duhure nyine iyo mbaga mufite muhura nayo. Tunabararika ku biro byacu hafunguye buri munsi, karibu dukorera Gisenyi mu mujyi. Abafite abana babaswe n'ibiyobyabwenge, imiryango ibanye mu makimbirane, abitegura gukora ubukwe, n'abandi bafite ibikomere bitandukanye, turababwira ngo tubafashe. Serivisi n'ubuntu, nicyo dukora, nicyo dufasha abantu kubw'Imana no kubw'imbaraga zacu. Imana yarabiduhaye, tugira amahirwe turabyiga, turabimenya. Rero ni umwanya uzwi ngo dufashe buri muntu wese agira umuco wo gufasha mugenzi we, kuko uri udafashije azakuvuna ejo hazaza. Kandi buriya ngo
umuturanyi wawe ngo narwara ibinyoro uzakoshe ikirago nawe bizaba byaje kuko nawe nureba nawe bizakubwira ibyo bikomere tuvuga bizava umwana wazakina n'uwo hariya nawe uko baganira uko babana ni buhoro buhoro bintu imitekerereze n'imimerere y'abantu irandura uko tubana uko duhura ndavuga ngo nyereka abo mujyana kubwira uburiho n'icyo bivuze dumuzanyeho turabashimiye kuri gahunda nziza mwazaniye abanyarwanda ni byiza ko babagana kugira ngo twese tugire umutima ukeye utekanye indangagaciro nziza ariko roho nziza mu mubiri muzima ibyo byose dushimira ko duhumurizanye mu bifasha umuryango nyarwanda abakunzi rero ba UTC TV turabashimiye kuba mwadukurikiye uyu munsi ikiganiro nakagaruka tuzakomeza duhure na duhumurizanye kugira ngo dukomeze twubake imitima y'abanyarwanda ariko no gutoza abanyarwanda umuco w'ibyiza twita abana bacu amazina meza tubarage amazina meza naho ubutaha